n'ubugome bw'uwo Satani, asiga byose aramanuka, azagukiza inyokomuntu, kuko twese twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Yesu aradutsindishiriza, Satani atsindwa burundu. Yesu yabonye tugarijwe n'ubugome bw'uwo Satani, asiga byose aramanuka, azagukiza inyokomuntu, kuko twese twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Yesu aradutsindishiriza, Satani atsindwa burundu. Kimwe twari gukora ngo dukire urupfu rw'iteka, muri Yesu hari ubugingo, muri we nta kwiheba namba. Izere ibyo yagukoreye, ukizwe mu izina rya Yesu. Yesu yabonye tugarijwe n'ubugome bw'uwo Satani, asiga byose aramanuka, azagukiza inyokomuntu, kuko twese twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu. Yesu aradutsindishiriza, Satani atsindwa burundu. Yesu yabonye tugarijwe n'ubugome bw'uwo Satani, asiga byose